Yes, mwongeye kwirirwa rero bakunzi ba Zamuka TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro mukunda muri benshi cyane kandi tuba twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye. Tujya hirya no hino tubarebera ese n'ibiki biri trending hano hanze ku mihanda, ese imihanda iba yanyerereye kuri bande hirya no hino. Rero nibyo tugiye kugenda twinjiramo hirya no hino none ahangaha. Rero twihuse cyane turagenda dutangirire kuri byinshi bigiye bitandukanye ku kijyanye na album launch ya Kivum King. Habonetsemo utuntu twinshi cyane ariko mutaza kugira ngo ni bibi, byari byiza. Umwana yarateguye ni album launch yabereye hehe? Yabereye muri Kigali Universe. Nubwo ari hato cyane ariko hari huzuye mu bushobozi bwe, nyine hari huzuye uko we abyiyumvamo. Yes, tukiraho rero nabwo turi buze kugenda gakeya turebe conference ya The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin, aho yaje rero kugaragariza abahanzi cyangwa se kugaragariza isi ko ari umusitari, ni umusitari pe, yakoze ibitangaza twese twanyuzwe, sibyo? Aho gusa haje kubonekamo utuntu, ubwo turacyari kuri The Ben, aho haje kugaragaramo yuko abanyamakuru bagiye bamubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, aho uwitwa Babu wo kuri Radio Rwanda, sinzi niba mumuzi, niwe muntu wabanje kumubaza bwa mbere kuko niwe wamubajije bwa mbere. Niyo ubwo rero yamubajije ati ese uvuga kuki ku bintu bijyanye na album yawe, cyangwa se nicyo bivugaho ku bintu bijyanye n'indirimbo zawe, urabisobanura hiki? Aho ngaho yaje gusubiza, turaza kugenda dushyiramo amajwi mwumve. Arangije undi waje kumubaza, yaje kumubaza ku bijyanye n'iriya video ari kumwe na madamu we, sinzi niba mwarayirebye, iyo bita Print, sinzi niba mwarayirebye. Yes, iyi ngoma rero sinzi niba mwarayirebye, bayita To Love, ari kumwe na madamu we, aho iyo madamu we yari yambaye ubusa. Nimvuga ubusa wumva ubusa, yego ni ibisirimu ariko mu muco nyarwanda twarabigaye, ariko nawe yabisabiye imbabazi kuko yanagaragaje amarangamutima menshi cyane asaba umubyeyi imbabazi, avuga uti na mama yarampamagaye yarambwira uti biriya bintu wakoze sibyo, kandi nabimusaba imbabazi, ari nayo mpamvu mboneyeho n'umwanya wo kumusaba imbabazi mu maso yanyu, namwe mbasaba imbabazi abo byakomerekeje mu mbabarire. Yes, tugikomeje rero nta kihinduka, turaza kwirasa hirya no hino turebe indirimbo zagiye zisohoka, turebe uko bimeze. Bruce Melody nawe mbibutse yuko afite igitaramo ejo bundi ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Mbega muri make haravamo iki gitaramo cya The Ben, hahita hajyaho icya Bruce Melody. Ariko nanone iyi conference iri kuba, ndetse hari no kuba iki gitaramo cya Kivum King cyangwa se album launch ya Kivum King, hari n'ikindi gitaramo nacyo cyari kiri kuba cya Ruga. Hari igitaramo cya Ruga yararimo araririmba hariya muri Arena. Mbega iyi weekend yari ishyushye, yari meze neza. Ibyo byose rero turaza kugenda tureba, duca impaka, tugende duca hirya no hino turebe ese byari bimeze bite, uko byinshi bigiye bitandukanye turaza kugenda tubicishamo amaso. Ibi byose ni ibintu tugomba gucishamo amaso kugira ngo turebe ese byari bimeze bite, weekend yari imeze ite. Ariko weekend yari umuriro kweli, si byose? Weekend yari umuriro. Ntago jewe ndibuze kugenda mbatindira, twihuse cyane turagenda tureba ese Kivum King byagenze bite.
Kivumbi King rero ni umugabo wari wateguye iyi album launch yiwe, yayiteguye gakeya bucece ku bantu be, aho yaje gutumira abantu, aho hagiye hagaragaramo abantu benshi yagiye akorana indirimbo, aho twabonye abasani benshi yagiye akorana n'abindirimbo bamufashije performance. Twaje kureba byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cyamubabaje gusa yagaragaje yuko Kiriko Akili yamutumiye akanga kuza, sibyo? Yagaragaje yuko Kiriko Akili atigeze ahagera, ariko ndumva yewe ku bwanjye ni ibintu bitari byinshi turi buze kubigarukaho, ntabwo turi buze kwinjira muri byinshi cyane. Reka ndebe. Yes, rero iki gitaramo nta kindi cyari kigamije yuko ari bushyiraho indirimbo ziwe ku mugaragaro kugira ngo twese tujye tuzireba. Nta kindi rero yavuze yuko yashimiye abantu bagiye bamurya inyuma cyangwa se abafana be, kuko buriya Kivumbi King agira abafana be bo ku mutima, ntabwo agira abafana yinginga, agira abafana be bo ku mutima byihariye, kubera yuko we arakora kandi afite ababimushimira. Niyo mpamvu rero aba yahisemo kuvuga uti reka nkorere ahantu hato hashoboka shimisha abafana banjye uko bari kose. Ni ibintu ataraniteguye yuko hashobora no kunuzura, ariko yatangajwe nuko huzuye neza, bihita binagaragara ko ari hato cyane, sibyo? Byagaragaye ko ari hato, kandi we rwose yumvaga batari n'ibihumbi 10 again n'ibihumbi 2 bitari bujyamo, ariko hapfutse paka bigera ku neza iruzura, ari yahuzuzwa n'abantu ibihumbi 3 nibyo bijyamo byonyine. Urumva rero ni ahantu hato cyane, ariko huzuye, kandi huzura hari conference ya The Ben ifite abayitabiriye, ndetse no mu gitaramo cya Ruga nk'umusitari noneho w'umunyamahanga, kandi nawe yarari kurocinga, yarari stage, ariko yaturikije. Rero Kivumbi King yaje kugaragara kuri stage ari kumwe n'uwo bita Mike Kayihura, baririmbana indirimbo bafitanye indirimbo, ndumva bari kuririmbana indirimbo bita Sabrine. Yes, ari nako bari bega, urabizi bafitanye indirimbo ebyiri zose baziririmbanye, ndetse n'abandi bagiye na Ariel Wise bari kumwe kuri stage, Bushari bari kumwe stage. Mbega buri muntu wese wagaragaye ahangaha yarari kuri stage kubwa uyu muvandimwe wacu Kivumbi King. Rero nkubwira byinshi bigiye bitandukanye, ndakubwira uburyo nibyo twari turi kuvuga kuri uyu muhanzi wacu Bruce Melody rero ufite igitaramo cyangwa se ufite album launch, nawe afite album launch ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere, aho rero yagaragaje yuko ubwo aheruka gukora conference, yagaragaje yuko indirimbo ziwe ari nziza pe, abishyiraho n'akadomo aravuga ati hari n'izindi mutarabona, ariko izo twebwe yabashije kutwereka, yatweretse yuko ari indirimbo zirenga 12 agaragaza yuko nyine hari abastari bo mu mahanga bagiye batandukanye. Yes, rero nanone twirukanse gatoya dukomereze kuri cya gitangaza cyacu, uyu Taiga yinjiye muri ntuza yiwe, muri conference yiwe ari kumwe na Yantare rero ari nawe waje, uramuzi Yantare Bonsa ya The Ben, niwe baje bari kumwe. Ahangaha rero yaje kugaragaza yuko
nta kindi uyu mutipe ari umusitari, ntituvuga ko ari umusitari kuko yinjiyemo hano amasaha yari yahanye n'itangazamakuru, yinjiyemo abanyamakuru bo bahageze kare, niwe waje nyuma aje. Nta kindi yavuze ati ntabwo genda niteguye yuko mwaba mwubahirije igihe cyanjye nk'uko nabiteguye pe, hano murantunguye cyane. Agaragaza yuko nyine ari ibintu bimutunguye byadanje kandi agomba guha agaciro. The Ben yanabyitwayemo neza, ibibazo byose bagiye bamubaza yagiye abisubiza neza, nta na kimwe aciye ku ruhande, agenda asubiza akantu ku kandi, ubona yuko nyine ntacyo akinga ku ruhande, atameze nka wa mutipe wacu wa wundi igitangaza. Uramubaza kugira ngo uzamugushe mu mutego biragoye, uriya muhungu uramubaza agahita agukwepa, iwe niko yitereye. Ariko The Ben we yatweretse ukuri, yavuze nyine atwereka yuko ntacyo adukinze. Hari naho bamubwiye iby'umugore we asaba imbabazi, aravuga ati igihe numvaga ari ubusirimu ariko mbabarire, kuri njye n'umugore wanjye ntacyo bidutwaye, ariko ntabwo nari nzi ko abatureba cyangwa se abadukurikirana bibateye isoni n'ikimwaro. Abantu bagira abantu bagira uburyo ki babonamo ibintu. Kuri twebwe ntabwo twabibonyemo ikibazo, usibye ko n'abantu simbaveba kuko nubwo twebwe ntacyo byabitwaye, ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye. So ndanamusaba imbabazi imbere yanyu mwese, mama mbabarire, and of course ndasaba imbabazi abantu bayibonye mu yindi shusho, ariko bitanakuraho ko imbone yanjye ndetse na my wife ntabwo na n'izi saha tubibonamo ikibazo. We just want to twashatse gukora video ndetse dushaka no kugaragaza gratitude dufite ku Mana. Ariko mama umbabarira aho uri hose, I'm sorry. Mama yamamagaye yababaye cyane, ntabwo yigeze yishima. Byambaje ngo ntabwo wayikuraho, ntabwo tubabarire rero, ntabwo tuzongera bino bintu. Rero jewe nk'uko mubizi nari wa muhungu wanyu Nizi Fisto cyangwa se Lovely the Creator. Nkaba njyewe kwaro kugira ngo mbahe update, ibindi twakomeza twirebera ese bigeze he, imeze bite. Nejo bundi uhera uyu munsi tugiye kujya dukurikirana buri munsi, kujya mukurikirana interview nshyashya cyangwa se akantu gashya, ko ngiye kujya mbirukankira mu muhanda hirya no hino mbarebera byinshi bigiye bitandukanye mushobora kuba mwagira gute mwamenya. Nk'abafana ba Zamuka TV ndabakunda kandi nakagaruka. Kora subscribe, share, comment. Ciao ciao.